imutunze. Hanyuma twajya muri Samweli wa mbere 9:6 uwitwa Sawuli ashaka indogobe za Sakishi yazibuza ageze mu mudugudu ahasanga umugabo ari kumwe n'umugaragu arabaza ngo muri uyu mudugudu nta ndogobe mwatubonye ati ntazo ati cyakora muri uyu mudugudu harimo umuntu kandi n'umuntu wemerwa ibyo avuga byose birashoboka. Hanyuma Sawuli aravuga ngo mbese twajya abamenya ntacyo tumushyira bivuze ikirero umuntu ashobora kuba amatese yongwe mu rusengero yemerewe gusaba amaturo none no hanze y'urusengero Bibiliya iravuga ngo ntawe ujya kwabamenya amaramasa bamenya bamusanga mu rugo iwe bamenya bamusanga ku rusengero bamenya bamusanga muri ofisi bivuze ikirero kandi ikindi ntawe yafashe mu ntoki ngo amushyireho amapingu icyo ndagira ngo mbwire abantu ibintu biriya ntawe yafashizeho amapingu icyo akoze kwihesha ikintu cy'uko ukoresheje uburiganya biri mu buryo bwinshi butandukanye yongwe n'umuvuga ko mukoresha imvugo z'iterabwoba nutabikora Imana iraguca akaguru ibyo ari byo byose wakabaye ubyihorera wumvise ko bagushyizeho iterabwoba warireka hanyuma ugategereza ko akaguru gacika cyangwa kadacika iyo ubikoze ubikunze rero Bibiliya iravuga ngo ubikora bikunze azagororerwa kandi ikindi cya kabiri Pawulo yaravuze ngo mutange ariko mutange munezerewe mudahatwa none niba uzi ko ugomba gutanga udahatwa kuki utanze baguhasa icyo ni ikibazo ariko ko nawe abo n'umuntu wese udukurikira bizi neza uburyo abakristo cyangwa se abantu basenga tinya abahanuzi cyangwa se batinya abapasiteri cyane kuko bavuga ko ari umuntu ugera hafi y'Imana cyangwa se ari umuntu Imana ikoresha ibintu kubera ko urabizi ko mu nyigisho mwigisha cyane nkeka ko bazureke ibi ni tubivuze turi Kibagabaga hafi n'urukiko rwa Kibagabaga iyo dutanga umuyobozi w'umudugudu aravuga ati rero hakeneye ko twirinda umutekano hatanga amafaranga igihumbi yo kurinda umutekano niba udashoboye kurara ibondo ngo wicungire umutekano tanga igihumbi none se ko tutajya muri discussion ngo tuvuge ngo ndatanga magana ni ukuvuga ngo umukozi w'Imana ntakwiriye kugusengera ngo narangiza yambara ikote ifite ubuki yambara ishati ifite ubuki Bibiliya ivuga ngo abakozi bo mu rusengero byamutunze hari ituro ry'ishimwe hari no gutanga icyacu so ayo yose n'amaturo avuye ku mutima w'umuntu akabishaka n'umutima w'umuntu ntabwo bashyiraho amapingu wabyumvise neza yongwe ntawe yashizeho amapingu ariko uremera ko iki cyakurikiranyweho gishobora hari benshi cyane n'ubundi bagwa muri ibi ngibi reka roge ntangaza iki ngiki yongwe niba azira amatungo twabonye akavideo ko mu rusengero rwa Fosway yaravuze ngo zana ituro urashaka umugabo zana ituro urashaka urugo urashaka iki zana ituro Masengo naze agoboke muri urubazi nka Fosway yongwe yabwirizaga muri rugo cyane ko yongwe nta rusengero rwiwe yararimo arabwirizamo amafaranga yasize muri Fosway ntabwo yashyize mu rugo rwe ntabwo yashyiriye mu Kakarisa Liliane cyangwa Sandra yabyaye ukata yasize Kimironko ariko ko rimwe nawe ujya wumvikanisha wigisha guha abantu PS Imana ifite PS reka dusubiremo ibyo bintu byose baza wumve urabona abakozi bari mu rukiko hano hari uwicaye ari umucamanza avuga ati ndamutse ngiye kuba umujije mu rukiko rw'ikirenga byambera iyo ni PS Imana yari guhaye hari umushinjacyaha ushobora kuba ari Kibagabaga akavuga ati nanjye umunsi ngiye gukora kimihura kuri parikeje ngani nanjye byambe iyo yitwa PS hari umwegizetifu w'umurenge aramuka avuga ati ubu nanjye mbaye meya byambe uwo nawe akeneye kuba PS yambeye hari meya w'akarere akeneye kuba guverineri hari guverineri akeneye kuba minisitiri hari umupolisi mutoya akeneye kugira amaranka yo hejuru hari umusirikare ufite amaranka make akeneye kugira iranka ryo hejuru nanjye niyo nzima korode hari ibyo nifuza kugeraho bitandukanye n'ibyo uko ni kwa gufatiranya abantu rero nira riri ibyo bashaka banza wumve se nawe ubwawe uhagaze hano bantuze mikoro ushaka byuzi za YouTube iyo ni PS ukeneye ya views ariko bitavuze ko ngewe wamfatirana n'ubujiji ngo ntange ituro uyu munsi wa none ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose umucamanza ni Yesu nta kibazo wabyumva aha ni kurangira kandi turimo turavuga iby'Imana ahubwo hanyuma bivuze ikirego we komeza we bivuze ikirego urukundo rw'Imana Imana niyo yabanje kudukunda twe ntitwakuze Imana niyo yagakunze Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atajya gute rero urukundo gukunda no gutanga ni ibintu bijyanye
mushobora kuvuga ngo ukunda umuntu utagira icyo umuha nurangiza kuvuga ngo uramukunda ntabwo waba umukunda hanyuma rero cyo nenda kuvuga hari ikindi baza Pastor reka mubaze iki kibazo kuko Yongo ari inshuti yawe wewe witwa nde ikinyamakuru iki nitwa Sefu nkorera Yongo aho Yongo ukora the vibe Yongo TV okay nta kibazo uvuga ko Yongo ari inshuti yawe mwashatse kumufasha bivugwa yuko umunyamategeko mwamushakiye yamwanze muri aka kanya reka dutangariza abantu tubabwire Yongo namusanze Kimihurura amusura kuri ribu ya sitasiyo ya Kimihurura avuga ko nta mwavoka afite nta mwuganizi by'amategeko afite hanyuma arambwira ati nkeneye umunyamategeko ariko waba warigeze kuburanira ubusitani tutuma cyumvise neza rero hari abanyamategeko benshi ariko yabwiye ko akeneye umunyamategeko ubusitani waba waraburaniye umwe mu bantu b'abasitari anambwira ko hari umwavoka wa Yongo TV bajyaga bakorana ariko kataramugeraho ngo amusure ngo bagire ibyo baganira ako kanya asaba ko muhamagarira umwe mu bavoka hari Metere Irene Bayisabe tugerageje imbere yiwe turayibura Irene Bayisabe yaburaniye Ngibati ngerageza Metere Nyembo Emerine ambwira yuko ari ahantu mu rukiko arambwangaraza kubabagara urumva nanjye nari kuri station yari Kimihurura kandi Yongo akeneye umuntu bahita bavugana imijyi ati hanyuma duhamagara Metere Mukamusoni Antoinette arambwira ati uwo nguwo yaburaniye ntiyigeze kuburanira nyakwigendera Kizito Mihigo atongo nawe ashobora kubura ako kanya ahita ambwira ngo dance ndavuga nti ariko rero nanjye imodoka nayisize sifite amafaranga y'isase ndi buhemete arambwira ati madamu ari hano tuvugana na madamu musoke hanze ugende tuvugana na madamu Mukakarisa Bibiya navuga ati muhamagaraze ariko adufashe aze na moto aze n'imodoka hanyuma yaraje Mukakarisa Bibiya madamu Yongwe amuhereza transport bivuze ikirere yewe nabaye umuranga ariko jewe ntabwo ari gibasanye nawe ibyo bintu bisobanura hanyuma yaho rero Yongo arambwira ati nta mafaranga ufite ariko amburaniye ngasohoka mfite uburyo nashaka amafaranga yabo cyangwa hari abimana ikoresheje uri umuntu w'umugabo usuye umuntu uri muri gereza cyangwa se ni muri kasho ntabwo ari gereza usuye umuntu muri kasho ukumva ijambo rivuga ngo n'Imana ngo abimana ngo ntiyabura abimana ikoresha Imana yakoresheje Sarongo bivuze iki rero bivuze ngo Sarongo yari yarakoze ikiganiro cye ntabwo nari mbizi hanyuma yaho Sarongo yaje kuvugana na madamu Yongo kuri telefone avuga ngo yahe Pastor Claude ayashyikiriza umwavoka kuko nayo umwavoka narizi ntabwo ari umwavoka wa Yongo TV sinzi uko yitwa ntawe nabonye umwavoka narizi wavuganye na Yongo ni Metere Mukamusoni Antoinette niwe mwavoka wenyine Mukamusoni ntabwo azi Sarongo na Sarongo ntazi Mukamusoni bivuze ikirere Sarongo icyo yatanze ni amafaranga Sarongo icyo yatanze ni amafaranga kandi ayo mafaranga Sarongo uramutse ugiye reka mvuge nka nepo ugiye muri alimentation ukagenda ugatanga inoti ya 5 bakakugura ikintu cy'igihumbi bakakugarura ibihumbi 4 yatanzwe na Sarongo muri alimentation bese wavuga ngo udufaranga nayo mupfumu ni muyagarura shobora hera wakemera ko no kuvuga amafaranga y'uhera kuyakoresha igisubizo gihari ni iki Metere amafaranga arayafite babyumva neza nanjye nka Pastor Claude w'Ikaze TV twatanze ibihumbi 500 Metere afite avance y'ibihumbi 500 asura Yongwe buri gihe n'ubu tuvugana ashobora kuba avuyeyo Kimironko kumwe icyo kibazo cyuvuze Yongwe yamubwiye ko afite Imana mu gihe azaba ageze mu rukiko yakoresha n'abavoka batatu yaramubaje Metere nza mu rubanza rwawe aramubwira ngo ntugire ikibazo iyo mwana bakoresha muri 2 cyangwa 3 nta kibazo bivuze ikirere kugeza ubu Metere ari mu kazi ari mu kazi uri mu bantu baje hano waruje kureba iki wowe cyakuzanye n'iki narinde gushaka amakuru nanjye naje gushaka amakuru kandi nari mfite amakuru yuko wowe ubizi neza ko ufite urugendo online TV ufite Ikaze TV Rwanda icyakuzanye nicyo cyanzanye none ko Yongo ataje Yongwe niba wese ko ataje nje gusanga hano niwe wabanje kubagira hano uri inshuti y'uramusura n'abavoka wowe mwajyanye ni Bujumbura ku mazi nge nka abana rurana indegera Yongwe arije nawe ninde waba uri inshuti ya Yongwe ariko byoroshye avugana na Metere none avugana na Metere we buri munsi azaburana ryari wowe nawe uri umunyamakuru wa Yongwe TV Yongwe TV ifite umwavoka wazaburana ryari tubwire kandi atari oya bazoke kuko urumva aba bavuze ko bafite umwavoka wa Yongwe TV wabyuka neza aba bafite umwavoka wa Yongwe TV yuko tugomba kumubarizaho amakuru yewe banza wumve twashatse umwavoka nk'abantu bo ku ruhande yandi magambo umwavoka twe twashatse ni umwavoka uri yande horo na Yongwe TV twamushatse genda pastor narengeye pastor mugenzi wanjye noneho nk'ikigo cya Yongwe TV we natubwira umwavoka wa Yongwe TV
bamubwiye iki bageze ku rukiko waje hano ubizi neza ko Yongwe atari buze waje hano ubizi neza none se ngiye ngura mu rukiko mu bushinjacyaha okay duha amakuru n'ufite duha amakuru none se ko mwese nabasanze aha hanyuma nkaba numva ari jye mubaza nakaye kuko ndoze oya duha amakuru amakuru ugiye ufite nihagira noneho umwavoka wa Yongwe TV azavuguruze ayo Pastor Claude avuze kuko ngiye mfite umwavoka jewe nemera ko arimo rubanza kandi uramuzi Yongwe azaburana ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Urakoze cyane reka nsoreze kuri aka kantu ikikwereka ko abahanuzi bafite ukuntu batinywa nuko ejo bundi baguhanura ibintu bikomeye nyuma y'uko byumvise ukaza ukarambarira imbere ya kamera ugatakambira Imana wasabye imbabazi yewe ndi pasiteri isenga buri munsi icya kabiri abavuga ngo nzasenya nashatse n'ubundi bavuga ko ubukwe butazaba ubukwe bubera mu maso yabo nawe uri umwe mu banyamakuru bafashe izo nkuru zabo mu yandi magambo rero umuhindo w'agace ubuzi nko gutora akabazo kanyuma pastor ugeze kuhanura uti Prince Kid bazamukatira nibya abantu baravuga bati wahanuye nabi ubu Prince Kid baramukatiye nta masezerano y'Imana ashakaga gutinda banza ubutayo by'abantu yaravuze ngo Prince Kid agiye gufungurwa atahe kandi koko yarafunguwe ndavuga ngo azabana na Miss Iradukunda Elisa abandi bati ntibazabana barabaye ibindi byakurikira rero ntabwo bivuze kuba yarafunzwe agafungurwa ko biburira yuko yasubirayo icyo si cyo kuko icyo gihe yewe Imana yanyeretse iby'icyo gihe ni mu mwaka washize none mu by'uyu mwaka hayerekwa ry'umwaka rya Prince. Okay urebesheje amaso y'umwuka nk'umuhanuzi Apotre azataha yewe ntabwo icyo gihe nabangiye kwinjirira ubucamanza umwuka ibyo mwisi yo reka maze mubwire mwisi yo mu mwuka arabahanuye ngo azataha azaburana itataha yewe rero muri aka kanya ntabwo najya kuvuga ngo ntabwo nasenye ngo mbese azataha cyangwa ntazataha aha ngaha ngiye kuvuga ngo azataha nabangiye kubeshya mvuze ngo ntazataha nabwo nabangiye kubeshya ahubwo kuri uwo munsi reka nsengere uwo munsi muzabimbaza imbere y'uko aburana twahageze nzabwira ngo umwuka nta kimwuka arakora akoze cyane